twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani kugira ngo tugere neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 18 mu byumweru bisanzwe, none tariki 3 Kanama 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'umubwiriza, umutwe wa mbere umurongo wa 2 n'umutwe wa 2 umurongo wa 21 kugeza ku 23. Kohereti yaravuze ati ibintu ni ubusa, busa koko, byose ni ubusa. Kubona umuntu wakoranye ubuhanga n'ubwitonzi bikamuhira, hanyuma agasangira ibye n'undi utarigeze abivunikira, nabyo ni ukuruhira ubusa. Ubwo se koko aba yararuhiye iki? Yaragokeye iki? Afite nyungu ki mu byo yaruhiye ubuzima bwe bwose? Iyo minsi itabaze y'imiruho, uko guhangayikira ibintu, uko kurara utagohetse, nabyo ni ukuvunikira ubusa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 90, Nyagasani utubereye ikiramiro kuva mu gisekuruza kugera mu kindi. Abantu basubiza mu mukungugu, kuko avuze uti bene muntu nimusubire iyo mwavuye. Mu maso yawe imyaka 1000 ni nk'umunsi w'ejo wahise, ni nk'isaha imwe y'ijoro. Ubuzima bwa muntu ubukuraho nk'ibitotsi, bishira mu gitondo nk'icyatsi. Mu gitondo kirarabya, urabyo rugakura, nimugoroba rukarabirana rugahunguka. Utwumvishe ko iminsi yacu ibaze, bityo tuzagira umutima ushishoza. Uhoraho tugarukire, uzaturakarana ryari. Babarira abagaragu bawe, utugwirize neza yawe kuva mu gitondo, kugira ngo duhimbarwe iminsi yose y'ubugingo bwacu. Nyagasani Mana yacu, utugaragarize ubugwaneza bwawe, ukomeze imirimo y'amaboko yacu. Nyagasani utubereye ikiramiro kuva mu gisekuruza kugera mu kindi. Isomo rya 2 ry'umwara kwa Mutagatifu yandikiye Abanyakolosi, umutwe wa 3, umurongo wa 1 kugeza kwa 5 n'uwa 9 kugeza kwa 11. Bavandimwe, ubwo mwazukanye na Kristo, nimuharanire ibyo mu ijuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Nimurangamire iby'ijuru aho kurarikira iby'isi. Koko mwapfanye na Kristo, none ubugingo bwanyu bwihishe hamwe nawe mu Mana. Aho Kristo azigaragariza, we bugingo bwanyu, icyo gihe namwe muzagaragara muri kumwe nawe mu ikuzo ryisesuye. Nimucike rero ku bibarimo byose bibatera gutwarwa n'iby'isi, nk'ubwiyandarike n'ubusambanyi, ingeso mbi n'irari ribi, ibyifuzo bibi n'ubugugu, bituma musenga ibintu by'ibigirwamana. Nimuherukiraho kubeshyana, kuko mwasezereye umuntu w'igisazira hamwe n'imigenzereze ye, mugahinduka muntu mushya, uwo umuremyi ahora avugurura amwishushanya, agira ngo mugeze ku bumenyi nyakuri. Icyo gihe rero ntihaba hakivugwa umugereki cyangwa umuyahudi, uwagenwe cyangwa utagenwe, umunyeshyanga cyangwa umushiti, umucakara cyangwa uwigenga, ahubwo haba havugwa gusa Kristo uba byose muri bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Evanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 12 umurongo 13 kugeza ku 21. Muri icyo gihe umwe muri rubanda abwira Yesu ati, mwigisha, mbwirira umuvandimwe wanjye tugabane umurage wacu. Ariko aramusubiza ati, wa muntu we, ninde wangize umucamanza wanyu cyangwa mbagabanye ibyanyu? Yungamo ati, muramenye mwinde kugira ry'ibintu, kuko naho umuntu yatunga ibintu byinshi bite, ntabwo ari byo byamubeshaho. Nuko abacira umugani ati, habayeho umuntu w'umukungu wabibejeje imyaka myinshi. Aribaza ati, ndagira nte ko ntaho mfite mpunika imyaka yanjye? Nuko aribwira ati, dore uko ngiye kubigenza, ndasenya ibigega mfite, nubaka ibindi biruta, mpunikemo ingano zanjye n'ibindi bintu byanjye byose. Maze nzibwire nti, dore mfite ibintu byinshi mpunitse bizamaza igihe kirekire. Ubu ngiye kuruhuka, njye nywe ndabagire. Ariko Imana iramubwira iti, wakibura bwenge we, muri iri joro uri bunyagwe ubuzima bwawe. Ubwo se ibyo wahunitse bizaba ibyande? Nguko uko bimerera umuntu wikungahaza ubwe, aho guharanira ubukungu buva ku Mana. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Nguko bimerera umuntu wikungahaza, aho guharanira ubukungu buva ku Mana. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi uharanire kwegera Imana,
buri munsi uharanire kubona Imana, nuko nawe ijambo ry'Imana umara kuryumva rigufashe kugira ubuzima buzima buzira umuze, n'ubuzima na Kristo wazutse. Ikizakubwira ko wahuye n'Imana nuko uzahura n'abavandimwe. Ikizakubwira ko wabonye Imana nuko bizarangira uri kwereka abavandimwe. Ngiri ijuru buri wese agomba guharanira. Ibintu byose uzajya ukora, icyita rusange ni ijuru. Jya ureba uti hari ibi bintu nakoze byampesha ijuru, ibintu nakoze byatuma ngera mu ijuru. Bityo nawe rero uharanire buri gihe ibyaguhesha ijuru. Amasomo twateguriye kuri cyumweru cya 18 ni amasomo agiye gutwegereza Imana, bityo adufasha kugoroka Imana uko bikwiye. Mu ngingo remezo igira iti nimwizigamire ubukungu mu ijuru. Wowe nanjye dukeneye ijuru, dore n'intego nyirizina y'ubuzima bwa hano ku isi nuko twaremeye kuzajya mu ijuru. Turi hano ku isi kugira ngo twitegure ijuru. Rero niba uri ku isi ukaba udateganya ijuru mu bintu ukora byose, iri somo niyo rije rikubwira. Niba uri hano ku isi ukaba utajya ukora ibishoboka byose kugira ngo wegere Imana, iri somo niwo ryazi iki cyumweru kugira ngo nawe wongerere mu mipango yawe, mu migambi yawe, mu byo ukora byose, niyo ujye uteganya ijuru. Niyo mwizigamire ubukungu mu ijuru. Isomo rya mbere tumaze kuzirikana yo mu gitabo cy'umubwiriza riratwibutsa ko ibintu ari ubusa. Koko ibintu ni ubusa. Ongera urebe ibintu byose uharanira, bizinesi zawe, shughuli zawe, ibyo utekereza, ibyo uvuga, ibyo ukora, ese harimo umwanya w'Imana? Imana iri mu byawe? Ubanza guhamagara Imana mu byawe? Cyangwa uzasanga nawe waragiye uheza Imana muri gahunda zawe? Ibi byose uharanira hano ku isi ni byagombye kugufasha kwitegura ijuru. Ariko se ni kangahe ubikoresha ukiruka inyuma y'ibintu, ariko ukaza kwibagirwa ubuntu bw'Imana? Hari ivuga Kinyarwanda igira iti ibitari mu Imana birumba ari imiteja. Uko naho ugera urebe gahunda zawe zose Imana izirimo. Uri gukorana n'Imana cyangwa uri kwikoresha, uri guhunika ibintu byinshi cyane ukaza kwibagirwa ubuntu bw'Imana? Zaburi ya 90 twazirikanye nidufasha kwegamira Imana, bityo ibyo ukoze, ibyo uvuze, ibyo utekereza bikaba ari bigushyigikiza ku Mana. Nyagasani watubereye ikiramiro kuva mu gisekuruza kugera mu kindi. Amen, amen, amen. Kwishingikira ubuvunyi bw'Imana, kubeshwaho n'Imana, kubaho ubereyeho Imana. Ngibi ibyo Paulo mutagatifu abwira Abanyakolosi bishigikirije ibinyabubasha, bimwe na bimwe bakumva nk'aho ari byo bagiye gushingira ubuzima bwabo bwose. Paulo yarongera kwibutsa ko Kristo ari we ntangiriro, ari nawe herezo rya byose. Bityo akaba ariwe ugomba kwegukira wenyine. Ati ubwo mwazukanya na Kristo, nimuharanire ibyo mu ijuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Nimurangamire iby'ijuru aho kurarikira iby'isi. Amen, amen, amen. Urakoze Paulo kongera gutwibutsa ko Imana ariyo tugomba kurangamira, ariyo tugomba kurarikira, ariyo tugomba gushyiraho amizero yacu. Iri somo riraza kongera gutwibutsa uko twagiye twimura Imana mu buzima bwacu, tukimika ibigirwamana. Ibigirwamana ni za ngeso mbi twishoramo, ingeso mbi zirukana Imana iwacu, ingeso mbi zihamagara sekibi, nuko Kristo tukamwirukana mu buzima bwacu. Ibitarimo Imana birumba ari imiteja. Ingeso mbi zagiye zituma tuzitira Imana mu buzima bwacu. Izo ngeso mbi umunsi no kuzirandura, icyumwe no kuzirandura kugira ngo natwe turangamire Imana. Dore ko Imana iza mu buzima bwacu ariko twe tugashaka kuyiheza. Ivanjiri umunsi nayo iratwereka abantu bari gushaka kwibanda ku by'isi. Iby'ijuru niho ngiye kubireba. Abantu bari kwibanda ku murage aho kwibanda kuri Yezu. Batubwira ko mu isezerano rya kera, igitabo kivugura amategeko umutwe wa 21:17, umurage w'ababyeyi wahaga umwana w'imfura nawe akazagenera bene wabo. Birashoboka ko uyu muntu batubwiye mu ivanjiri we yakomeje kubikubira wenyine. Uwo mwana w'imfura ntiyaho mugenzi we, ntiyaho murumuna we, ntiyaho mwene wabo. Nibwo rero bazanye urubanza kwa Yezu nk'umuraba, Yezu nk'umwigisha. Dore ko abigisha muri icyo gihe nyine bari bemerewe guca urubanza nk'uru. Ariko twongere turebe iyo ndorerwamo turi kureramo Yezu nk'umwigisha hano ku isi, wandi ugomba gutugaburira ibyacu ibintu gusa. Nyamara ntiturebere Yezu mu ndorerwamo nanone y'utugomba gutugaburira amabanga y'ijuru. Nuko rero tukarangamira ibintu aho kurangamira ubuntu bw'Imana. Yezu rero arongera bibutse iby'ijuru, arongera bibutse uko ingoma y'ijuru iteye,
abasaba kurangamira ijuru aho kurarikira iby'isi. Ibyo bintu bitubuza ubuntu bw'Imana. Yezu no munsi arifuza ko ariwe twarangamira, ariwe twareberaho ubukungu bw'ijuru. Asoza tubwira umugani w'umukungu kibura bwenge wahunitse ibintu byinshi agahunitse ibintu byinshi, ariko akaza kwibagirwa umwanya w'Imana, akaza kwibagirwa mu Imana, ikaza kurangira rero ubuzima bwe bubuze. Yasabira ibintu byinshi cyane ariko ntiyasabana n'Imana. Natwe bijya bituba mu buzima bwa buri munsi, aho twiruka ku bintu byinshi by'isi, tukiruka ku bantu, tukiruka ku bukungu bw'isi, ariko ntitwiruke ku bukungu bw'Imana. Ni kwagukira nyine, tugakira tukibagirwa gukinga, tugakira tukibagirwa gukiranuka. Ako kajambo wa mubyeyi we, gukiranuka dushaka ibintu ariko tukaza kwibagirwa ubutungane bw'Imana, tukaza kwibagirwa guhanira ubutungane bw'Imana. Ni muharane mbere na mbere ingoma y'Imana n'ubutungane bwayo, ibindi byose tuzabigerekerwaho. Ngo kuko natwe mu buzima bwacu tubaho turi gushaka tugashaka bizinesi nyinshi, ubukungu, ibizadutunga ejo n'ejo bundi, tukibagirwa ko turi hano ku isi kugira ngo twitegure, turi gushakisha ibintu. Ese ibyo bintu ni bidufasha kwegera Imana? Bidufasha guharanira ubukungu bw'ijuru, guharanira ibiturutse ku Mana, gushakisha ijuru mu byo dukora byose. Kuko icy'ingenzi ntabwo ari ibyo bintu dushakisha, ahubwo hano ku isi hagatubera umwanya wo kwitegura ijuru, kwitegura Imana, kwitegura kuzabana n'Imana. Icyaduha Imana, ibintu bikajya bidufasha kubana n'abantu, abantu bakadufasha no kubana n'Imana, bityo ubuzima bwacu bukaba bwerekeye Imana. Ese ubuzima bwawe nawe bwerekeye Imana, cyangwa wasanga waraheje Imana mu buzima bwawe ukimika ibigirwamana? Ikigirwamana ni ikintu cyose ukunda utaburira umwanya, ni ikintu cyose ukunda gishobora kuba kikubuza Imana. Ese Imana zawe ni izihe? Wasanga waruhutse ku bigirwamana, bya bintu ukunda, ubuzima bwawe bwose ukibagirwa mu Imana, ubuzima bwawe bwose ntibwerekeye Imana uko bikwiye. Ese gahunda zawe Imana zirimo, imigambi yawe yose Imana irimo, ibyo upanga byose, ibyo utegura byose, hazamo umwanya w'Imana? Imana ifata umwanya wa mbere. Iki cyumweru rero ibibazo byose birakubazwa nawe kuri iki cyumweru. Umwanya Imana ifite mu buzima bwawe ni wakangahe? Utabeshye. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umuyobozi umwe yagize ishyari ngo arigirira umupadiri wayoboraga paruwasi imwe hirya kure cyane muri Afurika. No kwa muyobozi akomeza kugira ishyari, ngo yari afite ishyari yuko abona padiri afite abayoboke benshi cyane imbere ye, ariko we ntibamusange. Nuko ni hahandi aravuga ati, ko biri kose nubwo mufite ishyari nkaba ndi kumuhigahiga, reka nshakisha uburyo mubaza amayeri ki akoresha ngo yigarure abantu bangana kuriya, ngo yigarure imbaga nyamwinshi ingana kuriya. Nuko ngo aragenda ajya kubaza padiri ati, padiri, wambwiye ibanga ukoreraho kugira ngo iyi mbaga uyigarurire ingana itya? Wambwiye ibanga ukoreraho kugira ngo nanjye nzajye nigarurira imbaga ingana itya? Ngewe ntumira abantu mu nama ntibazi, ariko wowe najya kubona nkabona abantu imbaga nyamwinshi bose baje iwawe. Mbwira impamvu, mbwira ibanga ukoreraho. Nuko ngo padiri aramubwira ati, mbere yo kukubwira ibanga nyakoreraho, banza wumve ino nkuru, bityo uraza kubonamo igisubizo gikwiye gituma koko iyi mbaga iza hano wowe ntuyibone. Nuko ngo aramubwira ati, ngo umunsi umwe muri kiliziya imwe, padiri ngo yatonganyije abayoboke b'Imana bari bari mu kiliziya. Nuko arabatonganya bijwe cyangwa n'abatutse yewe no ku babyeyi. Ngo padiri ararakara bikomeye cyane. Nuko ngo bukiye mu gitondo, ngo agomba gusoma misa y'icyumweru, aho yari aryamye akomeza kwera ati, handi ubu babantu narayintonganyije bari buze kwitabira misa uno munsi? Nuko padiri akomeza kubishidikanyaho, yibaza koko niba baza kuza akurikije uburyo yaraye abatonganyije, uburyo yaraye abatutse. Padiri utukana kandi byabanga. Nuko wa mupadiri arakomeza aritegura. Padiri abyuka ku cyumweru agiye gusoma misa. Abyutse asanga kiliziya yuzuye imbaga nyamwinshi y'abayoboke b'Imana baje gusenga benshi cyane, ndetse kurenza n'indi misi yose. Padiri neza yibaza ibibaye, agira isoni n'ikimwaro, agira n'ubwoba bwinshi. Koko abantu ko nari batutse, ko nari nzi ko bataza kuza, byashoboka ko ari njye nyine uza kuza, bageze hano bate? Nuko padiri ngo agira amatsiko yo kubabaza impamvu baje ari benshi uwo munsi.
nuko ngo baramubwira bati mubyeyi kurikiraga agasubizo ati padiri rero ntago ariho tuba tuje kureba, tuba tuje kureba Imana, tuba dusanze Imana. Ntago ari umunabi wawe utuzana, ahubwo tuzanwa n'ineza y'Imana. Ni Imana ibidukuye, ni Imana yaduhamagaye. Tuza kugira ngo duture Imana imirimo yacu, ibyacu byose, ubuzima bwacu. Si wowe utuzana, ahubwo ni Imana iba yaduhamagaye. Nta mirimo twakora tutabanje kwiyambaza Imana. Na niyo mpamvu tuba tuje kugira ngo twereke Imana ubuzima bwacu bwose. Rero wadutuka, watubwira nabi, ntacyo bitubwira, kuko Imana buri gihe tuba tuzi ko ari nyir'impuhwe, ari nyir'imbabazi, niyo itwakira. Wowe rero nutatwakira, tuba twizeye ko Imana izatwakira. Nutatwakira, tuba twizeye ko Imana itwakira. Icyatuzinduye nuko tuje gushaka Imana. Rero umunabi wawe ntacyo waduhungabanyaho mu gushaka Imana. Uburakari bwawe ntacyo bishobora kuduhungabanyaho. Tuza ari Imana tuje gushaka. Nuko padiri arangije kubwira wa muyobozi iby'iryo koraniro riba rije gushaka Imana aho gushaka padiri, abwira wa muyobozi ati genda nawe ugenze utyo. Impamvu abakristo bazi wanjye ntago ari njye baje gushaka, baje gushaka Imana. Nawe rero ntukibwire ko ari abawe, ari abaturage bawe, ari abakristo bawe, ahubwo n'ab'Imana. Impamvu abantu batatugana bataza iwacu ari benshi nuko twibwira ko ari abacu, kandi atari abacu ahubwo ari ab'Imana. Birashoboka ko wa muyobozi yatashye amaze kubona neza uburyo yikubira imbaga akagira ngo niye, kandi imbagara y'Imana. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Wongere rero niba nawe mu buzima bwawe tujya wikubira abantu, kandi abantu ari b'Imana, ati imbaga yanjye, abaturage banjye, abantu banjye, tukaza kumenya ko tutari abantu bisi, ahubwo turi ab'Imana. Tutari abantu b'umuyobozi uyu n'uyu, ahubwo turi abantu b'Imana. Abantu b'Imana mwabyeyi mwe. Ngiye intandaro yo kugira inyota y'Imana, gushaka Imana. Imana yo ya mbere mu buzima bwacu, aho gushaka abantu. Uzasanga abantu benshi hano ku isi tuba dukurikiye abategetsi, abayobozi, abantu bafite ibintu ariko badakize ku buntu bw'Imana. Ngiye impamvu ituzana mu ngoro y'Imana. Nubwo padiri yagutuka, nubwo padiri yakubwira nabi, nubwo padiri yagutonganya, ese ukurikiye padiri cyangwa ukurikiye Imana? Nuko abantu benshi muri ino si, abayobozi bashobora kuduhemukira, ndavuga abayobozi ba kiliziya n'abandi benshi cyane bashobora gutugusha ahantu hatari heza, nuko bikaza kurangira dushitse muri kiliziya ati sinongera kujya gusenga kuri uriya muyobozi. Tukaza kubagira ko atari abayobozi dusenga, ahubwo dusenga Imana. Ukurikiye Imana cyangwa ukurikiye uriya muyobozi? Iyaba gahunda zacu zose zabanzirizwa n'isengesho, uzasanga kenshi mu buzima bwacu hari ibyo dutangira tukaza no kubisoza nta Mana tugeze tuvugamo. Ukaba watangira inama nta Mana irimo. Uzasanga ku mirenge yacu, mu giturage iwacu, dushobora gutangiza gahunda zose hakabura mu isengesho, tugatangiza ibikorwa byinshi bihambaye hakabura mu isengesho. Warangiza ngo nturi kubona abantu. Kubera icyo utabona abantu benshi, nuko nta Mana watangije, nta n'Imana ije gusoza ibyawe. Turekere Imana umwanya wa mbere kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza. Dushyire Imana muri gahunda zacu kugira ngo ubuzima bwacu bwerekeye Imana, kuko turi ab'Imana, turi abanyirawo, turi ab'Imana. Icyo ngiye gusorezaho naho tugomba kureba ahantu hatatu umukristo areba buri munsi. Ahambere ni ukureba hejuru ukabona y'Imana, kureba ku ijuru buri munsi, kureba hejuru buri gihe cyose ukabona y'Imana. Aha kabiri mu muntu areba ku ruhande akabona mugenzi we. Wa muntu wabonye Imana bituma abona abantu, ukabona abantu mu ishusho y'Imana, bityo ukabagira neza. Aha gatatu umukristo areba buri munsi ni munsi agahabona ibintu bya bintu agomba gukandagira. Yamara kubikandagira ubundi bigatuma ashobora kureba Imana, bya bintu bitazatubuza Imana. Nawe igihe cyose umurongo wicuritse, ibintu akabyo bye hejuru, birangira nyine ucuramye ari wowe, kaza kurangira Imana utakibona, ahubwo uri kubona ibintu, ukaza no kubona abantu babandi bakugira neza, abategetsi babandi baguha ibintu, amafaranga n'ibindi, ukibagirwa Imana. Ni ngombwa kuri iki cyumweru kongera uwo murongo w'Imana kuwugenderaho, kureba mbere na mbere Imana, warangiza ukabona abantu bari ku ruhande, ukabona n'ibintu munsi. Bityo ibyo bintu bikagufasha kwegera Imana no kwegera abantu buri munsi. Nkwifurije ijuru, nkwifurije amahoro y'Imana, nkwifurije icyumweru cyiza, kugira ngo iki cyumweru kigufashe kureba Imana, kureba mugenzi wawe, ndetse bya bintu ukabikoresha neza, bigufasha kuzamuka ureba uruhanga rw'Imana buri munsi. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.